hanze tonight. wabishyize hanze Birajya hanze tonight. N'umugore wawe wishyire hanze guskugu. N'umugore wawe guskugu. Ive uramwana w'umusore mwasenye. Wigeze umuntu ufite amavideo ufite n'umusore mwasenye irugo. Bizane. Reka uyu munsi nangiye nibaza ni ese urugo rwa Muyango na Kimenyi Yves rwaba rusenyukiye mu itangazamakuru cyangwa nibo ubwabo bitandukanyije. Nitwa Joe 12. Reka nangirira aha ishyamba siryo hagati y'umushusho media Muyango Claudine n'umugabo we Kimenyi Yves. Kimenyi Yves wamenyekanye nk'umuzamu wa AS Kigali mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nyuma y'ibyagiye hanze ka bombi baba batakibana nk'umugore n'umugabo. Bombi bashinzanya kutubahiriza inshingano z'urugo ndetse no gushyira hanze amabanga y'urugo. Ibi byongeye gufata indi ntera ku mugoroba washize bitewe na live yiswe Umuriro, aho umuvorogo uzwi nka Godfather yatumiraga kuri live ye abarimo Keza Treska wamamaye nk'umunyamideli ndetse n'umuhanga mu kuvanga imiziki DJ Brian, bari kumwe na Dekati n'uwundi usanzwe uzwiho kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikiganiro cyamaze isaha irenga gusa kikaba cyasize hanze ukuri gusharira kumaze imyaka kwarishwe benshi. Uretse amajwi y'ibanga ya Kimenyi Yves na Keza Treska yumvikaniye muri iki kiganiro, abantu benshi batunguwe no kumva ibyabereye mu cyumba cya Muyango na Kimenyi byarageze ku mbuga nkoranyambaga. Byaratumye abantu benshi batangira kwizera ko ibyavugwaga ko ari agatwiko ko kuri social media bishobora kuba ari ukuri kwambaye ubusa. Muyango Claudine ukunze kwibasirwa kenshi by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho ashinjwa kutiyubahisha ndetse no kutubahisha umuryango we, kwisanzura cyane, kuba badahuje igitsina, birimo no guteza urunturuntu ku mbuga nkoranyambaga. Ariko si ubundi mu by'ukuri koko DJ Brian bivuga ko yaba aryamana n'uyu mugore Muyango kuko byaba ari byo? Ubundi se byatangiye gute? Ahubwo si byo gutanga ibyishimo ku banyakigali ashinzwa bishobora kuba byaramutandukanyije n'umukunzi we, ubundi byo biteye bite? Reka duhera aha. Iby'inyarugenge ntibyoroshye, umugani wa muhanzi wabiririmbye, umuntu arahumbya gake yabumbura amaso agasanga ibintu byahinduye isura. Ubu noneho inkuru igezweho nivuga ko DJ Brian yagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwa Miss Muyango na Kimenyi Yves. Aba bombi bamaze iminsi badacana uwaka ariko bagakomeza kubihisha, mbese batwitse inzu bashaka guhisha umwotsi. Imbarutso yo kumenyekana kwa aya makuru y'amabanga y'urugo rwa Muyango na Kimenyi yaturutse ku mwuka mubi wavumbutse hagati ya Keza Treska na Muyango. Uyu mwuka warenze aba bombi hagati yabo ugeraho utuma bishishanya kugeza aho Keza Treska ariko gutungurwa nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo kuwa 27 Kamena 2025. Ni akazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabari, gusa Keza yavuze ko kuwa 26 Kamena 2025 Muyango yahamagaye ba nyiri kabari ababwira ko badashoboye gukorana bagomba guhitamo umwe. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikirana ku munsi wari ukurikiyeho, Keza Treska yavuze ko yafashe icyemezo cyo kureka akazi agahitamo guhera Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze ageraho ibirori byari byabereye. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live, byavuzwe ko Keza yagiranye ikibazo na Muyango biturutse ku mubano udasanzwe yagiranye na Kimenyi, ariko undi abyamaganira kure avuga ko basanzwe bafitanye ubucuti busanzwe. Ati njye rero ikintu cya mbere ndi buvugeho, niba ari amakuru y'imihanda nanjye hari andi numva, nimba nziranye n'umuntu ntabwo bivuze kuryamana nawe. Ibyo bintu ubwa mbere mbyumvise, nta kintu kiza kiba hagati yanjye na Kimenyi. Kimenyi twabaye inshuti igihe yakundanaga na Didi. Keza yakomeje avuga ko uretse kumubeshyira gukururana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba ariwe wasenye urugo rwa Kimenyi Yves na Muyango, kuko amakuru yavugaga ko uyu mugore yakundanaga n'uyu mukobwa mugenzi we uvanga imiziki bakagiraho bagira no ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Ati nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye, nanjye niyo makuru numva. Amakuru avuga ko batandukanyijwe nuko Muyango akundana na DJ Brian. Ibi ariko DJ Brian yabyamaganiye kure, avuga ko we na Muyango bahozwaga n'akazi. Ati ndarengana, njye na Muyango turakorana, dukorana kuwa 4 no kuwa 6. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine, yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo we. Inshuro zose nagiye kwa Muyango Kimenyi yabaga hari. Ubwo Muyango yahabwaga umwanya ngo avuge, yirinze kuvuga icyapfa na Keza. Avuga ko icyatumye bashwana uyu mugore we ubwo akizi, yamusabye ko ibyo yamukoreye atazigera agira undi yabikorera. Asaba abantu kureka guta umwanya ku byabo kuko bifite amateka yabo kandi bizakemurwa n'Imana. Ati Keza icyo dupfa arakizi, ahubwo Keza ndashaka kumugira inama. Keza nk'uko wabivuze ngo twese dufite abana, ndagusabye ibintu wankoreye ntihazagire undi muntu wabikorera, yaba hano mu Rwanda no hanze yarwo.
ukuntu uvuga neza, uko usobanura ibintu byawe, ibintu wankoreye ntihazagire undi muntu bikorera, kandi ntekereza ko wabigezeho. Asaba nk'abandi bameze nka Keza kureka imyitwarire nk'iye atigeze asobanura. Keza nawe yahise aza avuga ko Muyango yari akwiriye kuvuga icyo bapfa agaca amazimwe. Muyango ariko yanze kuripfana kuko nanone yaje avuga ko ikintu cya mbere apfa na Keza ari uko ashatse kumutangamo pasi. Ati Keza ni umuntu wahereye kera amigira hasi hejuru, ntukabone umuntu atigeze agira ikintu avuga ngo nurangiza uvuge ngo umuntu yatinye. Ni akaryarya. Ibyo bintu byabaye ibintu birebire. Hahandi ngiye nabwiye umugabo wanjye Kimenyi ngo reba ibyo Keza ari kunkora, biba ngombwa ko duhamagara umugabo yashakaga kumpa. Yakomeje avuga ko ibyo Keza akora birimo gukangisha abagabo bafite amashusho yabo y'ubwambure kuyashyira hanze mu gihe baba batamuhaye amafaranga. Ku byo kuryamana Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwe. Ati urwo rwitwazo rwo kuryamana Brian nako rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwanjye. Ubwa mbere yarabanje agerageza iby'umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujya ahamagara abantu aneranya. Icyo nagusaba Keza bumuntu. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyiramo amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza aho yari asigaye amujyana muri gym, kandi we yaramukoragaho undi akamubera ibamba. Ati ejo ndi nagiye kubona mbona Muyango aharaye gym, mbona Brian nawe arayiharaye, mbona Brian ariwe muntu umuturisha ngiye mu buryo ntazi. Kimenyi yakomeje avuga ati nawe narayimubwiye Muyango nti sigaye mbona warabaye umukobwa uryamana nawo muhuje igitsina. Gusa Keza avuga ko gutangamo pasi Muyango nta kintu kibi yabikoreye, ahubwo aba bombi n'umugabo we bari bakeneranye, kandi uyu mugore akaba atari umwana utaragize imyaka y'ubukure ku buryo bamufatirana. Ese ko mbona impaka zikomeje kuba nyinshi turabigira dute? Mise nibaza ni ubundi Muyango na Kimenyi imbere y'uko urugo rwabo rusenyuka ubundi bari babanye gute? Ubu tuvugana Muyango Claudine ni umudamu cyangwa se umugore wa Kimenyi Yves. Gusa amakuru ahari nuko aba bombi batakiri kumwe biturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo gushinzanya kutubahiriza inshingano z'urugo ndetse no gushyira amabanga y'urugo hanze. Aba bombi bafitanye umwana umwe w'umuhungu bise Kimenyi Miguel, bibarutse mu mwaka wa 2021. Muyango avuga ko bwa mbere amenyana na Kimenyi hari igihe hajyaga hanze amashusho yambaye ubusa. Ibi byatumye muri iyo minsi ajya kureba umupira wa Rayon na APR FC. Muyirebere n'amaso uwo musore wavugaga cyane, nubwo yirinze kugaruka ku kuntu batangiye kuvugana cyangwa guhura mu minsi ya mbere. Yavuze ko nyuma batangiye kujya bavugana kuri telefone bisanzwe nk'inshuti, ariko nta rukundo rurimo. Uko bagendaga barushaho kuba inshuti rero, ngo niko bagendaga bahamagarana bakibukiranya gusenga mu masaha ya nijoro, ari nacyo ahanini avuga ko cyabahuje. Ati simvuga uwahamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe, twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati mu munsi twavuganaga gake, ariko akaba azi ko tubyuka tugasenga buri munsi. Tu inshuti zisanzwe tutarabonana, twari inshuti, nta kintu cyakibyisha inyuma. Duhura bwa mbere yanyuzeho ahantu narindi mu birori by'isabukuru, aje kundamutsa ntiyahamana n'umunota n'umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana, ariko atibuka ukuntu byagenze. Ati kwinjira mu rukundo bya nyabyo hari muri Kamena hafi Nyakanga 2019. Mu bibazo Muyango yabajijwe harimo icyuko yafashe amashusho yagiye hanze ya Kimenyi yambaye ubusa. Muyango yavuze ko atajya yita ko hahise. Yagize ati wabona ari nacyo namukundiye ntawamenya. Ngiye nizera ko urukundo rutita ku mateka. Ngewe iyo umuntu byamucikiyeho aho sinjya njyayo, ndavuga ni kamubayeho nawe ejo kazakubaho kimwe nuko nanjye ejo kambaho. Inshuti zanjye no mu rugo bose byarabatunguye, ariko kubera ko bari bazi ko najya mpfa guhubuka ntacyo bigeze bambaza, baratuje. Nyuma yo gukundana rero Muyango na Kimenyi baje gushakana ndetse baranibaruka. Kuri ubu ngubu rero biri kuvugwa nuko abo bombi batakiri kumwe. Mbega inkuru y'urukundo rutangaje y'uburyo bakundanaga none ubu ngubu bakaba batakiri kumwe. Birababaje pe. Reka duhurire muri komenti ubundi nawe uduhe igitekerezo cyawe uko ubyumva. Njye wumvaga ni Jojo 12. Wakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.